Richline Record. Welcome to Tubanero Show. Uyu munsi ugiye kunera abandi none niba atari mama batusi Ni nyina wabo. Muranamba nikize kurakaye kandi nawe ufite ugiye kunera semana wamenye ko Joshua mbere yuko tugera hano tunera kubanza ushimira byibura abo abakurikiye ikiganiro cya mbere twakoze mana abanerewe abishimiye ko twari abo twanereye yabana mukarujanga yarambwe Joshua keep it up we do love you wanereye neza wanere adu make shit mana nabonye na oya ngiye kintu kinungwe we nagukize Fred n'uyu mudage turavuze ngo tugiye kunera bana turi bunere famille famille uzika bivuga ngo kabisoma famille man mu cyespanyo ikibazo isaraka ngo famille mu kandi nawe afite abajyanera man famille man nurayibura no man urakaje kuki tuvuga ngo tugiye kunera famille umukecuru man yahita kunera ayo yavuze Fred uravuze ngo famille ni mu cyespanyo iyo bavuga re nawe ni bavuga ye ngo mireye ni mirere kandi ubundi mirere ni Giswahili man niringara yama Joshua so ni tubanere show aza kucyo bivuze muzeka man oya man ngiye basasigira tugiye kubanera uyu munsi ntago wabizirika ngiye babizi tugiye kubanera bikata binse ibyo ugiye kubanera sinzi byari ariko ntabwo muzi kugapinyura man tubanera ni cyongezo ubundi man Tubanera. tube ni nkuko mva kamirindi bikaba Kamairene byayirangayiro ari byiringiro byayirangayiro Emmanuel yamani ngo bireze bite Joshua uyu munsi twibukije bayirangayiro niba ari byayirangayiro aya ya braga yarakoze braga miss yasetse arya yari imeze ite yari imeze ite utubikije prof man wajyaga twijyaho ngitwa my name is Byayirangayiro Emmanuel kandi bamwita Byiringiro Emmanuel nigga yita Byayirangayiro so ni tubanere show izaziba hano kuri Joshua Comedian. Icyo tubasaba nkamwe nyine abantu mudukukiranye no kugenda nyine mugashyiramo comment mugatubwira ngo ninde mushaka ko tumunera tukamunera gusa ibyo bashobora kuba barekora bishobora kuba bitandukanye ariko ngewe nizera ko muzana kefu ariko ikindi Joshua niwe n'ubwa mbere ukurikiye ikiganiro cya mbere kuri Joshua Comedian utarakora subscribe nyaboneka hari akaboro k'umutukara handitseho ngo subscribe byabaye umutwaro wawe wajya uzikuvuga bwo gukora subscribe ukajya kumubwira ikora umufuka w'amakara wagakoze bigutwaye kariya ko hari abantu batabizi rega aya ari kukabona ariko iyo byose uri kubira kano kanya ari marakona akaboro k'umutuku none se banzo ndebere ngino ndirimbo ya Meddy bita bayita ngo icyarya nshaje I don't care iriya ndirimbo ifite unlike zigera nko mu 2000 nuvuga ngo hari abantu bakirika ahantu bataza aho bagomba gukira oya reka indirimbo ya Meddy ngo we don't care urupfu rwa radio ase urufu na filime ya Yesu man bagiye kumukingura man urumva bari kumandura man sarike bari kumandura muhazi bifitana like miliyoni 2 oya nuze filime ya Yesu man ifiteho dislike man cyangwa uriya papa za muri Uganda nganyumvire nyine hari abantu bavuga ati hari abantu ujye naga kuvuga ngo hari abantu wenda bafite ariko cyangwa wenda bagira ngo bahangane hari umuntu ukorana tazi ariko noneho reka kuri uri ufite indirimbo ifite billion barabo muri Espagne man afite dislike miliyoni man nganyumvire abantu bose bayo Joshua Comedian channel ye ko tubwira abantu bagakorana n'ibyo bazi hari ahantu hari subs ibyo biranditse man ibiki byanditse aho ngaho subscribe Joshua nago ndendiga nuzamana ukonye nize aho nayenze gutazi kukavuga Joshua uyu munsi turanerana subscribe Mani subscribe nabaye cyakuza ni ibintu bya tele ukuntu teleshirije ni inuza abone nago ni abone kwiabonesha tu umukozi abone kwa Joshua so ni tubanere show so uyu munsi tugiye kunera bande sasa Joshua ari ubutumwa wazo tubwira nanjye naye kumwibutsa mbere ko tugiye mu tunero uyu munsi hari binaba ngombwa ntaho turi bunere ariko Joshua
watubwiye ibintu ngo message ngo ibiki bo wakiriye nyinshi ku munsi ariko hari message yagutunguye mu buzima ni iyi message rero yanunguye iravuga ku bintu byerekeranye n'uburaya uburaya kwicupa mu mijyi uvuga ko ntacyo ubuziho abanyarwanda barasesengura Joshua abanyarwanda barasesengura ngo tubwire iyo ndaya yakubwiye ni message yatambutse ari mu cyongereza ariko ntago nibuka indaya yanditse mu cyongereza oya ntago ari indaya yandikiye ni wararanye n'indaya na twa message tutambuka kuri WhatsApp iki turi mu tuna buraya ku stati okay ngo niba ngo pornographer in USA wins an award akagenda imbere nawe agashimira Imana bo babita ba pornstar yeah kwa kuno nyine muri Amerika batanga ibihembo Afrima ariko kuza ibintu bya Afrika ntagiye kuvuga ahubwo Freemax icyambere ntaho atari kubona yatanze ntabaje mu kanyumva ariko neza yakabisa we byaravugaga ngo umunyamerika hanze ahabwa award nk'umuntu wakinnye porno kurusha abandi nawe akagenda imbere agashima ndabanza nshimira Imana ibintu nk'ibyo so uwo muntu rero wabyanditse nyine ntabwo yakarangije neza uburyo ashimiramo Imana ariko ibyo birasanzwe man uzari no mu Rwanda umuntu ashobora kuba yarabaye indaya yagiye mu rusengero yagiye gushima Imana ari no kwatura avuga ibyo yahoze akora ashimira ate aho wasengeraga indaya zashimiraga gute oya mu rusengero rwayo indaya zishimira gute iyo zajemo banza tubwire nawe ruherereye mu giporosi wanyu indaya zishimira gute iyo zahaje nyine araza amina Imana ni nziza amina banyitaka vaki ariko ngo nsigaye nitwa dushima Imana nyine n'amazina arahinduka kubera gukizwa ariza ko mumbona nari indaya umva narasambanaga ariko ngo ndashima Imana ngira mugenzi ngo gusambana umusambanyi umva nari umusambanyi ku buryo umugongo nari ndwaye narizi ko nazawukira nakoshe pomade camfre ku mugongo niyo yageze amuresha n'ubuto n'amamesa ndabivanga ariko umugongo wanga gukira nari indaya avuga ngo nari indaya komeza rero ubwo icyo gihe nibwo naje guhura na pasiteri tujyana mu cyumba turasambana oya aragusengera se mwajyanyeyo mukorana nyine twamaze isaha yose dusenga turi kunywa igikoma ariko urwo rusengero ni resitora iyo ndaya yari itwite ari ahubwo umunyugije ntuze Cleophas Barore ndamukunda cyane uburyo akoresha interview nuko tuse urasambanye tubwire paji y'igitabo turabona umunsi wa mbere tubwire byagenze gute umunsi wa mbere kefa hari kintu maje nuko tuse urasambanye umunsi wa mbere urasambanye uwa kabiri urasambanye uwa gatatu urasambanye ese muri make umunsi wa kane no gatanu nawe warasambanye tubwire abantu dukurikiye muri kano kanya nka Cleophas Barore umuntu ugicana televiziyo yiwe muri kano kanya atazaho twahereye twavuze kuko umunsi wa mbere warasambanye n'uwa kabiri urasambanye n'uwa gatatu urasambanye n'uwa kane oya wakagiye kubitubwira reka tubwire ubuhanya nyine ndabyibuka umunsi wa kane ndabyibuka oh my god ndabyibuka umunsi wa kane nibwo hari icyashara gikomeye kuko nibwo bari birukanye Sadati urumva rero icyo gihe twabonye abakiriya benshi ni ukuvuga ngo n'umunsi wa kane byari uko okay tuse Cleophas Barore ndagira ngo ndashyiramo urujijo nk'umuntu dukwiye muri kano kanya byari uko byari biki mwaroze mwarasambanye urumva havagaho umwe hajyaho undi mujya he mwinjira cyangwa musohoka none se abafana bareyura bayobowe nukubipa Shoni tubaneze so what you guys can do, just go on your YouTube channel then you subscribe uzaza ukurikirana Evan
gusa indazo murazinereye bro. Joshua nangageza ko umuntu ajya mane muri comment aje gutukana wikwiri gufata umwanya niba utaza kuvuga ngo uriya muhungu ngo niba ikigaro kitakuryoheye ujya muri comment ngo uhangane ujye kwandikamo ngo Joshua nago ubireke ujye kunera abantu indaya gusa hari n'abandi bashima Imana no se nta mudashima Joshua uyiza Imana ikakurokora no se umuje nago ujye musongero kagereka kuko ari nyifite dread ariko nyaboneka abadukurikiye kugira ngo ngende umuje ubusanzwe kuko ningiye umuntu wa mbere azengurutse ibihugu byinshi wagiye wiba Mukire pass already giye cyaza bambaza nk'umujura byagenze bite umutumirwa wacu dufite hano uri umujura yego nese kuri kwigana Cleophas uvuga nk'umujura nuko Kire pass already yenspira benshi aragispe muri kano kanya nuko uribye dusobanurire ngiye bundi byibuka bro ntabwo nakubeshye umunsi wa mbere ninjiye mu rusengero Ikijura cyo cyari na danje ntabwo nibyo ibintu bike mane baga ibintu bihenze mane nziko nako sona nk'iboro barashobora kujya nubwo iyo interview barore abayabitsirye abamwe mu bitso ku ruhande okay wakijura rero tubwiye rona nk'uyu mutipe nk'uyu Joshua akantu yambaye akasina kare bagiye ihumye akanagakubitagamo inzara gusa nakajyanye Joshua agasigaye arahebeba ariko ubundi nko mu rusengero arinjiraga nje gushimira bati haleluya amen haleluya amen ndagira ngo mbwire abantu bose dukurikiye muri kano kanya yuko mugeze mu bike byanyu kuri ibintu byanyu mubike kuri nkuko nari gisambo mama isakoshi wayibika neza kugira ngo mukanya hari kuri mudemoni yamfata ugasanga ndakuraburije nyabune tukiraho ukomeje ku kintu ngo haleluya uzi gusenga kuri pastor ngenda senga ngatera isengesho isengesho navuga ati reka kuri pastor reka umujura bugi reka umujura abayarahamutse okay data twese mu ihudu nyabuneka uyu munsi uturebe uyu munsi ikiganiro muri tubanere show tugeze kugira ngo tubanere neza reka nyabuneka Cleophas ku mushahara wawe ndagira ngo Cleophas iryo jambo niwongere kurivuga menya ko yari umujura ntabwo ndashimira Joshua reka Joshua azashimire mu mbona ajya gushimira wowe w'umujura kuba nakwakiriye ntibivuze ngo uzane ntabwo bivuze ngo ingeso ikomere zangaha ingeso y'ubujangweri n'ubugegera urumva wambwawe ariga none ubwo nyine nicyo twageraga nyine ni akaboro kanyuze nyine kuri WhatsApp reka wenda ibyo tubyibone tubonye yuko Joshua icyo twari tubonye nuko tubonye yuko nta muntu ashimira abantu bose yagira ubuntu Imana n'ibyiza n'abafundi barashima mufunda ashimira ate ni bari abacukura amatoilette wenda agiye gushimira imbere mu rusengero haleluya amen ndashimira Imana mu kanya nari mezemo muri kwasiteri oya mu mwobo hari ukuntu nyine ucukuramo gazi ikagusangamo hasi yebana ibintu ntabwo muvuge ngo umwobo amen ni benshi n'abatinganyi ariko barashimira n'abatinganyi barashima bashimira gute amen ndashima Imana ko yambatuye kugira ngo yarambatuye nawe yagukuye mu mwobo mubi cyane yagukuye ni mubi cyane abanyarwanda barasesengura umwobo ni uwuhe ni umwobo nyine urebye ubundi kuri uwo mwobo ikintu cya mbere cyamburaga ni iyi pozisiyo nuko urunamye kandi iyo wunamye iyo ubeneye abantu imvura ntabwo dore undi muntu ujya unyica abana edi mwerekana mama va imbere mama muze sobanura nshatse kuvuga ngo hasigaye hari abahungu baryamana n'abandi bahungu umuso sobanura nsobanuye sanze yuko ibyo avuze yuko ngo baryamanye n'abandi basore ubyo barakoze nuguza ibitsina baza muze igira imbere umuze yabuze jambo gusa nyine ibintu byo gushimira byo ni byinshi kandi n'ibyo dusengera ni byinshi ntibizagutangaza uri mu rusengero
uri gusenga kuko man niyo mpamvu twanga ibintu by'amadini mu byanga mwebwe se amadini biterwa n'impamvu byanga nose reba nawe ugiye mu idini nyine hari idini ridafashanya banza witonde hari ugiye mu idini hano ku ruhande hari umuntu uri gusenga uwo muntu akora iki acukura imva ni ukuvuga ngo akora imva muri make n'uw'inkweto noneho hano ku ruhande hari uri gusenga imana ngo mana ndagira ngo mana umbesheho imyaka myinshi mana kugira ngo mbe watirisi nk'imyaka 200 wundi nawe ari gusenga wa wundi ucukura imva arimo arasengera mana bano bantu wabamfashije kwe ko tugira ngo abantu bapfe ko batari gupfa muri ino minsi ubu ushatse kuvuga ko nk'abantu bo muri za Berudi barabimva ni abakire n'abaherwe bo baba basenga imana kugira ngo abantu bapfe cyane kugira ngo babone abakire banga mu rusengero abantu rero bajya gusenga mu rusengero baba batandukanye buri umwe afite ibyifuzo bye niyo mpamvu utajya duhuza n'amadini niyo mpamvu usanga nyine ariko ibyo byo gusenga nemera yuko man nicyo ni impamvu amahanga yadusize man uzacunge nk'umuzungu asenga man ashimira man agasenga asaba asaba yumva ari gusenga ati thank you God for a new car thank you God for a good family thank you God for a good kid thank you God umva ari gushimira amen imana ntabwo uri kuyishimira yavuga ati uyu muntu n'uwanjye nzamuha n'ibindi Josh uzacunge abenshi hano muri Afurika cyangwa mu Rwanda basenga basaba man ndabizi ko nkunda man uri imana nziza ariko ndagusabye Josh wajya nsuzugura kenshi ariko nabyirengagiza ariko ni uramutse umfashije wamukura ku isi ngasigara ngende umuntu w'agaciro mana umfashe wambwira inzira nziza wacamo kugira ndoge kefa munuye kubyimba kabongosho kabyimbe na mana abuska byimba ibyo reka turekire ko abantu baciciro n'abagikondo uburyo basengamo gikondo tuvuge ko bazenga gutyo nyine basa nkaho basaba kwa Fred wese tuye he umigena twebwe dutuye mu kobo so ubwo rero twari turi mu gushima ariko topic uburyo yari yaje yari izi ndaya zo muri Amerika uburyo zishimamo twimagine nk'indaya zo mu Rwanda zagiye muri Salax Awards ese Fred zishima zite indaya kandi na ndaya yitwa Sonia cyangwa Cynthia ngomba kuba witwa Clementina Claudina Kizigenza amazina nkayo ngayo shima nk'indaya yo mu Giporoso mu by'ukuri ndashimira abateguye kino gikorwa bose mwanya indaya ntago zirya mani bameze ubu yabonye award ndabonye award kifanagura yabonye award ndaya yanakwicuza ese bazitanze heza indaya sundi ndaya wose oya ubugira indaya ngo nizirya ahubwo no utaza wewe wabibonye ko zitiri wewe wabonye ko zigomba kwiga ni ngombwa nuko ndiko zigomba n'usanzwe zirya n'umaze ko kari abagome ngenje mbona izarwanye nziza muri Amerika nizo ziri umva se Joshua mu by'ukuri ndashimira Imana yakoreye muri Joshua na Kefa na Tuse bagategura ino award ngewe wowe nitwa Claudine n'ukuri ko Imana avuye Nyamasheke nza naje cyo nze gukora i Kigali natanze imyaka 18 ubugeze kuri 27 mwumva iyo myaka yose nari indaya ariko Imana yambaye itabi ndakanyago ibyo binaga ari ry'indaya ndahita ngitabi barikura inaga ari indaya ubu ni umukristo komanteri bazagutwara ibakurikira ari umbasa dosheka umuca mu ijambo indaya yarago baca mu ijambo icyo nshimira Imana nuko iyo myaka yose kuva ku myaka 18 kugera kuri 27 umunsi mfitse ndashimira Imana ko naravunitse yego umugongo ariko si wavunitse cyane nkuko nabikekaga naravunitse ariko Joshua wagira ngo uri kurapa man Joshua wangira icyizere uyu munsi bamaye award y'umuntu witwaye neza amatako narayacunze ntacyo nakoze abagabo baranshimiye benshi nakoraga kuva kuri senyisa ariko umunsi ndashimira ko ngeze kuri 400 n'ijana rizajya bimaga 500 Joshua nk'umuntu waduhaye award aranzi nawe rega yize kuhagera Joshua no impamvu washyizemo muri kategori nuko ugeze kubakandagira iyo joro nawe ndakwibuka nk'umuyobozi aduhaye award waraje uraselection Joshua impamvu yamisemo hari icyazi no gusanga banafite banakora nk'amateka mani y'umuziki bagera ku muziki nyine kwakugira byo ndabyibuka bwa mbere tukiri za Butare ba Tom Close indirimbo ntago zaduhaga abakiriya
wasangaga harimo ngo si beza ugasanga baratugaye ngo ntabwo turi beza ariko ubu ngubu man banera ingabo ariko ni igare warishinje ipoto dushimira ipoto umuhanzi warimye ngo ipoto imana duse duhe imana icyubahiro ipoto na samoya bihamye icyubahiro bari muri salade kokombre na sosiso Joshua aracyabivuga kandi none numvaga babona ngo saa moya ngo hari igihe zibagereraho batararangira nuza bataragera ku musozi babyizeho baratwibuka ubundi kera mico yari ibona umuntu waririmbaga kanote ka 500 ngo yamukuye kure imishogoro na breba ariko kubwiza mpamvu mico yanjye namudefanda nubwo ndi Claudine uka muri Clementina na defanda mico yankuye kure ingeza muri uyu mwaka ingeza kuri sosiso yanditse amabere sha none se umva wandayaho uri kumwe n'umunyamakuru ukajya kubaza none se ababyeyi hari uruhare babigizemo mu iterambere ryawe babigizemo pe kuba barambyaye nk'abindaya babigufashijemo gute nabo barabikoraga cyangwa ni impano yari isanzwe muri famille sha numvishe mubyara papa avuga yuko ngo mama wanjye amuzi ku myaka 17 ngo Butare yararabiciye bamwitaga ngo Kibogora Shabayita ngwiki je shobwiye tubanere yama stay tuned to watch channel you know Joshua Comedian what you can do just subscribe na chini tugusaba gusa then dukurikirana inshallah together with yalla Richline Records.